Byatangiye nk'inkuba ituje nk'amazi acira munsi y'ibuye. Urukundo rwaragiye rukura mu kinyabupfura. Nta wari uzi aho bigana, ariko umutima wari warabyemeye wose. Naramubonye, ntiyari mwiza cyane nk'uko ibitekerezo byanjye byamugaragazaga, ariko yari umuntu numvaga nshobora kwitangira, kubera ko yarushaga abandi gutuma ntuza. Yansuhuzaga nka wa muntu uzi ko mu buzima bwawe hari icyuho, akakuzuza n'amagambo yoroheje, akagusekera nk'utazi agahinda, maze umutima wanjye ukanyerera nk'amarira adafite isoni zo kumanuka. Naramwandikiye, si ubutumwa busanzwe, ni amarangamutima yasohokaga muri njye nk'ibyuka by'umuti. Nkamuha inyandiko yuzuye urukundo, atari izina ahubwo igikorwa. Nkamuha umutima utarahemutse, nizeye ko azawuha icyicaro cyiza. Niyo atazawugira igikomangoma, byibura azawuha amahoro. Twarasekaga. Ese ko numva umunezero wo guseka nawe atarawusubiramo? Ese ko umunsi ntamwandikiye nabyumvaga nk'icyaha? Ko wowe uri umuntu wanjye byavaga mu kanwa kanjye kose, none ubu sinzi niba ari njye wigeze kuba uwe na rimwe. Byari byiza, byari urukundo rudafite urundi rugero, byari twiti zitigeze zigera ku rukuta, ariko zigera ku mutima. Naciye bugufi nigira igicucu kugira ngo yishimire ko ari urumuri. Namutegaga amatwi nkarwana n'amaganya ye nk'aho ari njye wayateye. Nkamuha ibihe byanjye, nkamuha amajwi yanjye, ntibagirwa ko umunsi umwe ashobora kuzansubiza nti sindi nk'uko wambonye. Ariko none nshatse nsubira inyuma, sinakwirengagiza ko byari ubuzima bwaranzwe n'ibyishimo bimwe, nubwo bwaje gusimburwa n'amarira menshi. Nari nzi ko ari we, sinari nzi ko ari urugendo, nari nzi ko ari isezerano, sinari nzi ko ari ikiganiro cy'agateganyo. None umuvugo utangirira aha, aho umutima wanjye wanditse amateka, aho amagambo y'urukundo ahindutse igitabo cy'akababaro, aho icyizere cyanjye cyubatse inzu ku mucanga, maze amazi y'ikinyoma akayisenya.